ninjye waguze ahatuye aha turi no kuvuga ngo yamaye amafaranga nanjye sinayibye ariko nyine numvaga ari imikino navugaga ze umuntu avuye ku muziki ibintu bana firiko ndayimenya Gereza uko wabonye ari ishuri ryiza ni ishuri ahubwo ni university ni kaminuza kuko ari ugiye kuminuza Gereza ni arakara vuba gusa numva arakara vuba ushobora gushwana gakantu gato nk'ubwo abantu bamenye ko Amag the Black nta muntu wamuzanaho imikino arakara vuba yaragutaye umwanya we ukamuzanaho imikino arakara uzayibaze Melodie tuzayimubaza Melodie kabisa uranywa umutungo waswa uwanyweye kuwawe yemeye mukabona ari akabondo intungura y'urwanwa rumwe nihagwe yewe twongeye twagarutse nanone ku Nzozi TV nk'uko twabibamenyereje ko tuzajya tugenda tubaganiriza abantu batandukanye, abantu bafite impano zitandukanye, abantu bafite akamaro muri sosiyete. Uyu munsi twasuye umuntu wamamaye ku izina ngira ngo araza kurisobanura neza iryo zina yamamayeho aritubwire narangiza tubwire n'amazina ye bwite. Makuru ni meza urakomeye ndurwembe kweli ubusa ntumbona nkubita mbangura. Abanyarwanda rero bakeneye kumenya ngo ninde turimo turaganira. Turashaka izina wamamayeho cyane abantu bakuziho iyo urivuze bumva uwo uriwe nurangiza tubwire n'amazina ya bwite. Izina namamayeho ni izina nyine Pfunsi. Okay. Pfunsi. Pfunsi. Namubonye Pfunsi ubundi amazina ya bwite nayaye. Amazina ya mbere ndi umunyarwanda. Andakurikiyeho n'ay'ababyeyi nitwa Ishimwe Jean Pierre. Ishimwe Jean Pierre mwaramubonye kenshi, mwabonye inshuro nyinshi abantu bakunda gukurikira channel za YouTube. Mujya mukurikira abantu basuye Amag, ntago Amag ashobora gukora interview ngo arangize atavuze Pfunsi. Bifite icyo bivuga. Wari impamvu uyu munsi tuje kugira ngo utwinjirire mu mizi impamvu Amag igihe cyose yarimo aravuga, yaba ari muri interview ari mu rugo hari iyo wamusuye Pfunsi akomeza agaruka niyi buriya bintu twabanye neza. Mwabanye neza gute? Nibyo nyine twabanye neza uriya mugabo uburyo ibyo bintu bizamo ndabyibuka yigeze kumpa amafaranga yanganisha ikiganiro twicaye turi babiri nge nawe arambwira ubwo hari nka ryari niba ugerageza kwibuka kare kera ntabwo byibuka abo ngaho ni kera cyane ashizemo iminsi nk'imyaka nk'ingahe ashize acyari mu 2000 ntabwo mbyibuka umwaka ugereranya ngo wamuntunguye namwe wa nta kibazo ugereranya ntabwo ntabwo ngombwa kuvuga exact. Nyuma y'ibyo bintu hashize imyaka nk'itanu. Okay. Noneho umusaza ambwira ati ufite amafaranga, ambwira ati twicaye turi babiri wowe nawe njye nawe twicaye ahantu munsi y'igiti mu kabari amfata agafanta n'iki nanjye mfata ibyo nanywaga rangije ambwira ati njyewe mfite amafaranga, ambwira ati giye kugura imodoka. Imodoka nziza, icyo gihe afite imodoka y'umutuku. Yego. Akamodoka k'umutuku yagendagamo. Ndabwira ni ayo mafaranga ugiye kugura iyo modoka nta kuntu wayahindura tukakwereka ubutaka, kuko nayo mfite ahantu hari ubutaka
nzi abantu babugurisha kandi ati byo kugura imodoka wayiberetse nkakwereka mu ijambo rimwe yarambwiye ati ibyo urabifite ni ndabifite nangahe ndavuga ni miliyoni izi n'izi turangije arambwira ati tugende ngira ngira ngo ni ibindi turagenda arayabikuza amaze kuyabikuza kashi amaze kuyabikuza arayazana turi kumwe arayama amafaranga ndangije ati genda hantu wanyeretse bishyura uriya muntu uyu mugabo unyeretse iki cyizere ni gute kuguha amafaranga nta n'inyandiko mfitanye nawe ndangije nanyatwara mu rugo ndagenda nyashyira mbwira umugore nifata aya mafaranga umugore agira amafaranga uyakuye naya ndabwa nayo umugabo dakoraho nayo umugabo runaka mpaye nayo umugabo ni umuntu wamaye icyizere wangiriye icyizere amafaranga yabika umugore ariko ntabwo yabyumvaga yumvaga ko ushobora kuba arayandi arayabika nk'ejo ndaza wa muntu ndaza mbonana nawe mu kibanza turarangizanya ndamubwira amafaranga kuko twari twumvikanye yego ndamwishyura undi we yahise ajya mu bye yakugiriye icyizere aguha amafaranga icyizere yangiriye ni njye waguze ahatuye aha turi ni ukuvuga ngo yampaye amafaranga nanjye sinayibye yego ntabwo nigeze ngira nta buriganya wigeze ugira icyizere baje koko ubwo twavuganye ya mafaranga nyaha nyir'ubwite undi ntiyaranahari mwandikiranye gute se ubwo ngubwo ko ari wowe yari mu ntara yahise kuko yafite indi gahunda amafaranga ye wandikirana gute se na nyiri ikibanza twabikoze mu masezerano musinyira umwanya wanjye kuko ye yanyizeye ibyo bintu birarangira aje usanga byaratunganye mu gipapuro niwe urimo arambwira ati umuntu yakwizeye ako kuntu naho mwahise naho ngaho mwafataniye kabisa ariko twatumanye imyaka ntabwo none se Pfunsi akabazo k'amatsiko aho ngaho igihe yakugiriraga icyizere akugirira icyizere izina Pfunsi ryari ryakaba oya Pfunsi kari agasirino kanjye wari usanganywe no mu buzima busanzwe nta gasirino nta muntu usugiye akazina k'agasirino ariko noneho Pfunsi riza rihera aho ngaho rikura rityo akajya guhamagara gutyo akajya amuhamagara gutyo ni Pfunsi tukabana mu buzima busanzwe nyuma arabona amafaranga arambwira ati ko nshaka kubaka hano hantu hari igihuru biragaragara hari igihuru kinini muri iyo minsi ibiri ndabyibuka ko yatuza tukahicara njye nawe akambwira ati nyamara ngiye kubona amafaranga icyo gihe yari muri Airtel akambwira ati ngiye kubona amafaranga shaka ukuntu twubaka hano hantu siko mbyibuka koko Amaji yamamariza Airtel akambwira ati kaza tukahicara tukapuraninga na Jay Paul yego turabona tukahicara inka saa tukangira tugataha ambwira ati ngiye kubona amafaranga ariko bito tuyubakisha ubwo ngiye nkabigira wenda ntayo yego ariko nyuma mbona arambwiye ngo amafaranga nayabonye ngwino tubona ikindi kibazo ni ukuvuga ngo hano hubakwa urabizi wari uhari nyine mutangira gushyiraho itafari rya mbere kugeza n'ubu uvuze Pfunsi ntabwo uri kure ya Amag the Black sibyo watubwira Amag the Black apana we kwivuga wowe kumuvuga watubwira
ibyiza bye, ubuzima bwe uramuzi, tubwire Amag the Black nini. aje ni umuntu w'umugabo. Mu buhe buryo nyine nibyo dukeneye? Mu buryo bwe ni umugabo wibeshejeho, ni umugabo ushobora kugutekerereza mu gihe uhuze wowe akakwereka inzira wanyuramo. Yego. Hari abantu bajya hwitura kuko nge yarakwituye kera akwereka ikintu utakabaye kuba uzi ko icyo kintu cyashoboka. Kuko nkanjye nakoraga amashanyarazi. Yego, wari umwerekeje mu buzima busanzwe. Yego. None mw'ubwo buryo twahuye arambwira ati nzi gukora firigo, nzi gukora climatiseur, n'ibintu tugenda dukora byinshi. Twahuje ubumenyi, umwanya twirirwa tuyi gutya tukabihuriza hamwe. Tubigiyemo, turabitangiye, ariko boss wanjye nyine. Boss wawe kabisa. Nuba ari boss. Ni boss wawe kabisa. Turabitangiye, ariko nyine numvaga ari imikino. Navugaga se umuntu avuye ku muziki ibintu. Bana firigo ndayimenya. Abanyigishije firigo. Firigo ndayimenya. Ndayikora ndakwakwanya, yanangije ndumva. Mwatangiranye rumwe? Twari babiri. Wowe nawe? Njye nawe. Barabinyigishije mbona firigo ni ibintu byoroshye. Wow. Ndabimenya. Bati ubwenge dufite ko mbona muri mwikaritsiye uzi amashanyarazi, amazu ufite ukora buki, we ntabwo ubwomenyi ufite wabusangiza abana. Yego. Nabo bose baraza, turabahereza. Mubaho ubumenyi bwanyu? Turabahereza, ariko ndangije nanjye mukuraho na climatiseur. Umenya gukora firigo, umenya no gukora climatiseur. Ubimukuyeho. Wowe se wowe nta bumenyi bw'amashanyarazi wamuhaye? Amashanyarazi ahubwo yarabundushije. Yarabundushije. Ibyo bintu turabikora bicamo, kandi tugira abana babimenya bose, bana barenga nka 60 gutyo. Ni benshi. Amashanyarazi, firigo, iki ubu nta kibazo, akazi kigenda neza, ibintu byose ni nta kibazo. Nibyo nakubwira ngo uvuga Amag the Black, kimwe urakivuze ni cyiza, ni umuntu uzi kumenya gufasha abantu bagafashanya kandi bakagira icyo bageraho. Ariko nagira ngo nkubaze nko ku mico ye, nk'akantu kadasanzwe umukundire. Ikintu umukundira ni ikintu, ni umuntu ungira inama. Ikindi kintu kimwe mukundira, kimwe ntabwo najya kubeshya mu buzima yankoreye birenze n'ibi byose nababwiye. Degibaho nigeze gufungwa amezi 6, yansuraga buri byumweru bibiri. Yaransura, barakumanuye akajya akugeraho kabisa. Ngeragaho akangeraho, akaza kandeba, umuryango wanjye nawe akabuha hafi, akaba ari aho ngaho. Nyine byari ibintu narinze mvaho hantu, ariko ibyo bintu ni ibintu urumva ko mufitanye, naje usanga mufitanye igihango gikomeye. Ndabibona wagize na emotion. Ntabwo byoroshye, birumvikana n'umuntu iyo uvuza mbitekereje ko yangeragaho arakaza. Ihangane, ntabwo arimo ararizwa n'umubabaro, arimo ararizwa n'igihango cyangwa n'urukundo afitanye na Amag the Black. Urumva arimo aribuka ibintu bagiye bacanamo, urumva ageze ku kintu cyo gufungwa. Ntawe utazi ko gufungwa ari akaga, haba hakenewe wa muntu wawe.
harya bavuga gute mu kinyarwanda cyangwa mu bintu bisobanutse ku cyerekeranye no gufungwa utagusuye muri gereza ntagusure kwa muganga wenda kuntu ngo ntazabona ngo ku ihene sinzi ukuntu bajya babisobanura utagusuye kwa muganga ibyo ntabwo icyo bashaka kumvikanisha utabonetse mu byago byawe ntazaboneke ku ihene yawe utabonye mu byago gereza uko wabibonye ari ishuri ryiza ni ishuri ahubwo ni university ni kaminuza kuko hari ugiye kuminuza gereza ni ujyayo kubera hari impamvu utakoze neza cyangwa se ari ibyo ukekwaho bakakugorora iyo ugezeyo biba byaguhamye ukagororwa ariko hari igihe ugerayo ugasanga nta kibazo hanyuma se ko wamubwiye kariteze nyinshi nta tuntu tw'utudefo tubwira nk'akadevo kamwe cyangwa tubiri amajyajya agira nawe kakagusetsa cyangwa defagira zo ntabwo katubiri njyewe wizonze mwabagabo mwabyihoreye oya tubwire rega niyo mpamvu tuba twagufasha nk'inshuti ye buriya inshuti yawe ibizi ibyiza byawe izi n'amadefa yawe yewe defonze mugabo arakara vuba gusa ntumva arakara vuba ushobora gushwana akantu gato arakara vuba ariko agahita bishira niko abantu barakara vuba bamera kuko umwanya wawe yagufasheho ariko umuntu yarakariye ni wa muntu aba yaratayeho umwanya yego nk'ubu bajya twohereza ku kazi ndagamugara imodoka kaza zikadutwara imodoka kaza n'ibikoresho nkagira ngiye gukora filime nagerayo haba akabazo uwo muntu yamuhamagaye ati niye agahita ambwira nabi wenda hari akantu kabayemo gato cyangwa se natinze kuyirangiza aho hantu rero kandi iyi minota uri mu biki ntabwo ibyo bintu bize aho hantu ntabwo mubyumvikana reka ahita akubwira nabi cyane telefoni njye nyikuraho ariko ni kamwe akandi two ni utuntu twinshi duhe tubiri turaba duhagije oya mubyihorere ibyo bindi byihorere reka twe kukugora Pfunsi mwingora mwijyana mu bintu ntashoboye nta kibazo ataza kunkubita urushyi ku kibuno icyo uri mu buzima bw'ibyamamare rero ni ubuzima buba buri hanze n'ubuzima abantu baba bashaka kumenya Amag the Black nk'ubwo abantu bamenye ko Amag the Black nta muntu wamuzanaho imikino arakara vuba yaragutayeho umwanya we ukamuzanaho imikino arakara uzayibaze Melodie tuzayimubaza Melodie kabisa tuzayibaza Melodie uyu ni umuntu byihorera ariko umugabo muzima ufite gutya ibintu bye ariko Pfunsi ibintu bye byose n'ubwo uransekeje ngo tuzabaze Melodie ndabisetse uzayimubaza ariko ashaka kuba muzi kundusha nta kantu yaba yaramukoreye uhari kagatuma arakara uhari ureba nk'akantu nka kamwe gatoya wenda gasanzwe arabizi nawe bagiye nyine tubwire akantu kadafite icyo gatwaye yaba yaramukoreye agasimbuka mugira inama mwereka inzira y'ubuzima mwereka iki mwereka imeze gutya icyo nicyo bintu nabonye ndimo ndavuga ahantu yagikoze ka reaction ko kumusimbukana musimbukana iyo abonye amafaranga akamubwira ati amafaranga tuyakoresha iki ni iki
na Melodie reka mbabwize ukuri. Yego. Yewe. Melodie ni nka murumuna wanjye nawe. Yego. Nta kibazo ariko namuhujwe n'uyu musaza. Ariko mbere nyine twarabana. Melodie rangije nyuma nawe kuko twagendanaga twari nk'igikundi. Aza kuza avuga ati se abonye igikorwa umusaza agezeho avuga ati nta kuntu ahantu wabona hano hafi nanjye ukankorera ipare. Ahubwo aza amafaranga ararisa ndahamuhereza turahagura aho hantu. Nyuma nambwe ati biriya bintu wankoreye ko nabibona abanyayibizima nta handi naho turahagura. Harahari imwikaritsiye ubona baregeranye. Ni abaturanyi baregeranye. Ni n'inshuti rwose ibyo turabizi. Ni inshuti pe. Tugakata tukagira gute ariko ibyo bintu ubwo nibyo nari mfite mbabwiye mwabagabo. Asha nawe utandukaniye nabo. Ariko Pfunsi we uri uwa mbere ntacyo ndababwiye kandi ntacyo mbabwiye. Oya nababwiye mabaye none se hari ikindi kibazo. Uri wa muntu maze ikindi ki ndababwiye kandi simbabwiye uradushushanyije koko. Uri Pfunsi kweli. None se nigeze kubona hari amafilime Amag yigeze gusohora menshi ngira ngo hari Ngunda hari n'indi ntago nibuka neza. Iyindi bita Ibyinyo. Yego. Izo filime zose wazikinyemo. Rwose n'abantu bakumenye ko ntago ufite impano imwe gusa. Nubwo uzi gukora amashanyarazi ugakomenya gukora gaze na firigo. Utuntu twinshi. Uri n'umuhanga mu gukina filime. Byo nabyo ni Amag wabikunjijemo cyangwa niwe wabimwenjijemo? Oya njyewe ibyo bintu urumva nusumva atari wowe yinjijemo. Amag ni boss wawe hose. Hose naho muri filime ariko nyine yasanze nanjye mfite utwo dukoryo twanjye. No uhura na filime no muri Ngunda araho Papa Kono. Ni ngiye witwa Papa Kono. Muri hariya nawe urabyumva. Naho nitwa guri. Yego. Tugiye no gukomeza kabisa mukomeza. Tugiye gukomeza twaranabigeze kure turazifite. Tugiye gukomeza tubahereza muduhe kabisa. Hanyuma dusoza wakoze kuduha ikiganiro. Wakoze kutuganiriza. Ahubwo mwakoze kunsura. Wakoze kutuganiriza kuri Amag the Black. Wakoze kuduha uyu mwanya. Uri umutekinisiye mwiza rwose. Twagira ngo dusoze n'igicyo ubwira urubyiruko. Kuko ndibaza ko umaze gukura. Ese uri mariye cyangwa? Nashaje. Uri mariye? Njyewe warashatse? Imfura yanjye. Imfura yanjye ifite imyaka 14. Wumva uri umusaza. Icyo ubwira urubyiruko. Ubona ko Amag the Black afitiye urubyiruko akamaro yaba muri ibyo gukora amafirigo n'amashanyarazi nk'uko babivuze yaba no muri filime byose ni imyuga kandi abikora neza. Ni iyihe nama wagira urubyiruko dusoza kugira ngo dusoza? Inama nagira urubyiruko no gukura amaboko mu mufuka bakaza nk'ubu ngubu tuvugana pe. Nje mvuye mu kazi nandi mu gisenge hejuru. Yego. Wenstar. Ari abantu bagira gutya agaco babana bari mu bipangu. Bakunywa inzoga ndanye ndayumva ariko nkayimwe mvuye mu kazi. Yego. Wagize icyo winjiza? Noneho ubu ngo papa afite amafaranga. Abo bantu ntabwo ibyo bintu biba bimeze neza. Uranywa umutungo waswa. Wowe wanyweye kuwa
bakuru wawe nawe uzaba umwe ngo kuwanyu njyewe ubu tuvugana tubwire mba ndi gukorera amafaranga nshakisha kugira ngo abakobwa banjye babiri mfite babeho mfite abakobwa babiri kandi babeho neza banameze neza nzana n'abana bariga bameze neza ntabwo ari abana barwara bwaki kuko uko nabayeho ngewe sinshaka kubaho ko abana banjye bazabaho urakoze cyane umukobwa wanjye waransumba cyane rwose ni barebare bose abana beza babyubuzima ariko nabayeho mu buzima ni ibishisho mbega gede urakoze cyane Pfunsi dusoza Amag agira ate umusaza yanyigishije umusaza yubahwe rwose yubahe umusuzugura ibyo ni ibyabo bamusuzugura ariko bamenye ngo umusaza yubahwe kabisa azabakubita urushyi ku kibuno kabisa urakoze cyane turabashimiye n'abakurikira Inzozi TV mwamubonye Pfunsi mwamubonye wa Pfunsi wahoraga ari bayita papa kono yemeye mu kabonabona ari akabondo intungura y'urwanwa rumwe nihagwi yewe umusaza nuko ameze urakoze cyane Pfunsi amajyamo begerageza